ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye gukora siporo zagufasha kugabanya ibicece. Dukunda kubyita ibicece ariko ni inyama zanga mu mbavu, abantu baba bafite inyama zibyibushye. Rero izi siporo zigufasha gukamura bya binure byo mu mbavu, noneho rero ku buryo mu minsi mike yo gutangiye kubona impinduka. Niba ari ubwa mbere wakora subscribe ukaba umunyamuryango kimwe n'abandi, tugakomeza dufatanya tugira ubuzima bwiza, taye nziza. Ushobora gukoresha mu gitondo cyangwa se ukayikora nimugoroba, byibura iminota 10 ku munsi yagufasha. Ni Liliane Gishaka, tugiye gufatanya gukora ino siporo. Nizera neza ko mu minsi iri imbere nzabona comment zanyu zimbwira ko hari ikintu cyahindutse. Ugashyira ikibuno hasi kugira ngo utaza kunanirwa vuba cyangwa se kugwa. Noneho rero amaguru, amavi ukayahina, ukayahagarika neza, amaboko hano ku mutwe. Noneho rero warangiza ugasa nkaho wegama gatoya kugira ngo noneho hano hazemo inda ise nkayikomera, noneho ubone gukora siporo hano, noneho bya binure bishobore gukamura twagiye. Ushatse washyira amaboko gutya imbere umeze nkaho ugiye gukora pompage, amaguru ukayarambura cyangwa se ukamanuka ugashyiraho inkokora. Tugiye gukoresha inkokora rero, twagiye. Uricara neza ugashyira ikibuno hasi, noneho amaguru tugiye kuyazamura. Turakoresha amaboko cyangwa se ufite halter cyangwa se agacupa karimo amazi cyangwa igitabo kibyibushye kinini ukagifata mu ntoki, noneho warangiza ugatangira ugakora. Tugiye rero gukoresha, noneho njye nahisemo agacupa kugira ngo ntaza kukanarekuye ayo ntoki.
warangiza amaguru yo gukoresha akaguru turabanza k'ibumoso amasegonda 30 duhindukire dushyiraho n'ak'iburyo amasegonda 30. Utananirwa ukugira humeka ukarekura umwuka tugeze noneho ku kaguru k'imoso nako tugiye kugukora kukundi uzamura udakoza hasi inyama zaho nyine ubuzumva nizo ku maguru kuko iyi siporo ikomeza n'amaguru. Ziroroshye wazikora mbere yuko ujya gukora dusha nimugoroba cyangwa se gukora mu gitondo cyangwa se ukihana iminota mikeya ku munsi ukayikora ziragufasha ntabwo zigabanya gusa inyama zo kunda zifasha n'amaguru ndetse n'inda ubwayo zirayigabanya. Ziroroshye ariko nanone ku muntu ugitangira ashobora kubanza kugira ikibazo cyuko hari inyama yumva ziri kumurya ariko uragera akabimenyera mu minsi mike utangiye kubona impinduka. Nimba ari ubwa mbere rero ukore subscribe kuko hari n'ibindi byinshi tuzagenda tureba uburyo ushobora kugenda ugabanya ibice bimwe by'umubiri cyangwa se ukabyongera ndetse n'ibiryo ushobora kurya kugira ngo ugire ubuzima bwiza cyane cyane ugabanya amavuta menshi mu mubiri ushyira ku murongo cholesterol ibintu byinshi tuzagenda tubireba. Ndabakunda mwageze gukora subscribe.